gice cyatambutse mu nkuru warahemutse Tania yararimo yandika ibaruwa ndetse yararimo anywa juice yari mixinzemo ibinini by'amoko atandukanye. Ese aho byahereye he? Nyemere n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Tania amara kunywa juice urupapuro bayanditse barusize aho ngaho ku meza, agira atya akajya mu cyumba akaryama. Amasaha aragenda akicuma, tuzagira atya agataha ari kumwe na Lydia, ari nako ari kumurandata cyane ko aba atari kubona. Bakigera mu nzu tuzahera ko yumva umutima umuri, yifata mu gituza akavuga ati senga ko numva umutima undiye. Ese ubundi Tania yari muri uru rugo naherutse karagenda kandi yagiye afite umubabaro. Ati Tania yamwihorere abona yagiye gushwana na mama we. Ese ubundi kuki utamubujije? Nawe dore kagira umujinya hafi amvoma hafi, wabona yagiye gushwana na mama. Naye yarisariye nimwihorere, niba abona kungira impumyi ari byo bimubereye nangwa se ari byo bimbereye ari nabyo byamuhesha amahoro, ntagomba gukora icyo ashaka. Imana yera ko yicaza nyirasenge yera akabona urupapuro, kurubona anaruterura. Mu gutangira gusoma ubwoba bumubana bwinshi, ahera akarujugunya akirukira mu cyumba cya Tania. Mu kugera mu cyumba cya Tania asanga neza ibya Tania bisa naho byarangiye. Avuza induru, Lydia ahera ko yikanga avuga ati kandi bigenze bite, kubera ko nawe batabona agenda neza ubona atazi yajya ariko ari gukurikira induru. B'amahirwe akagera ku cyumba cya Tania, ahera ko yinjira akamubaza ati kandi wowe ubaye iki? Bigenze bite ko nkanze? Habaye iki? Icyo ubonye kidasanzwe? Imana ategeye senga shanga umenya Tania yiyahuye, Tania yiyambuye ubuzima. Lydia ahera akagira ubwoba avuga ati ngo iki? agerageza gukabakaba ubona ari
ariko ubikorana igihunga n'ubwoba. Akora kuri Tania akamunyeganyeza, ariko Tania ntabanyeganyega abe n'akanda gato. Evani amarira aba ari yose, agahinda ari kose, umubabaro ari wose, avuza induru ari nakamuhamagara avuga ati Tania, n'ibiki ukoze? Kubera iki umpemukiye? Kuki wiyambuye ubuzima? Ese basi yumbwira tukabiganiraho. Ese waba unsigiye nde? Ese unsize hehe? Narakubwiye ngo niwe muryango wonyine mfite. Narakubwiye ngo niwe wenyine mfite. Niwe ntabura ngahungabana. Nugenda nanjye ndagenda. Ndetse ubundi kuri iyi si naba ndi kuhakora iki? Na mama wanjye ntawe ukiriho. Uretse wowe nta wundi muntu kuri iyi si wabasha kunturisha no kunzanira umunezero. None nawe ngo uragiye, none nawe ngo uransize, ntibibaho. Evana yari akamuterura, ntabwo aba ari kubyumva, akamujyana kwa muganga. Mu kumugeza kwa muganga bw'amahirwe bahagera bahasanga Hirwa. Abaganga bagerageza gutwara Tania, ariko nta cyizere n'ikintu na gito kiba gihari. Abenshi baba babona byarangiye. Umubonye wese avuga ati si ubu nk'uyu koko bamujyanaga ko byarangiye. Evani biramucanga, atangira gushagirira nk'umugore uri ku nda. Agahinda bari kose, none waba ari na wenyine. Akiri aho ngaho Latina yari akahagera. Kubera umubabaro n'agahinda, akibona Latina aramuhobera, ariko kuvuga bikamunanira, ahubwo akarira gusa. Ikiniga aba ari cyose, gahinda ari kose, Latina areba uburyo ituza rikorera, nawe kwihangana bikamunanira, agahera akarira. Bararira hakaba uruhoza undi. Bombi bararira ukabura gica. Ako kanya Maya ahera akahagera. Maya akihagera, Evani mu mujinya mwinshi arahaguruka akavuga ati Maya, ndakwinginze utagerageza kwihangana kwanjye. Ndakwinginze ntuze kugerageza n'uburakari bwanjye. Umbabarire wowe kagira Imana we, usohoke muri ibi bitaro. Maya ati wowe unsohora nkande ko nje kureba umwana wanjye?
byose ni amakosa yawe, byose ni ubugwari bwawe. Iyo bitaza kuba wowe, ntabwo Tani yaba yagambiriye kwiyambura ubuzima. Kwanza nta nubwo ndisho, sinzi niba akiri na muzima. Abantu bose bari kumbwira ngo ibyo byarangiye, ariko iyo nkuru ntabwo nshaka kuyumva mu matwi yanjye. Niko se wa mugore we, nako wa mubyeyi we gito, si ubundi ukwiye kwitwa umubyeyi wowe? Nturi umubyeyi, sinzi uko nakwita. Taniya naramuka apfuye, menye ko ari wowe umwishe. Nta nubwo wagira impuhwe. Maya aho gusubiza Evan, atera intambwe akikomereza. Evan ajya kumwitambika, aratinda akamubuza, amukoraho akazunguza umutwe, akamubwira ati ndakwinginze wibikora. Aka kanya twese ikibazo dufite ni kimwe kandi twese tugihuriyeho. Mwihorere. Ntiyongere no kugira ikintu n'ikintu na kimwe umubwira, ntabwo se wongera kugira ikintu n'ikintu na kimwe umwereka. Tuza. Evan aratuza, ariko agatuza adatuje. Ari nawe ahera akahagera. Evan yitegereza papa we, akamureba. Ikindi kintu akora, azunguza umutwe, araza amusanga. Evan nawe ahera akamuhunga. Sinakavuga ati se kuri guhunga papa wawe, ntabwo ushaka kumuramutsa? Evan turiya ntabwo ari data. Data w'ikigwari, data wuje ubugome, data wahemukiye mama, data watumye mbaho nabi. Ati ndakubaha pe, ariko niba ushaka ko njye nawe dukomeza kuba inshuti, ntuzongere kumbwira ko ari data. Narabirahiriye, narabisinyiye. Ndi imfubyi buri itagira umubyeyi n'uyu n'umwe. Ndi imfubyi igira mushiki we wonyine. Umuryango wonyine mfite ndeba Taniya, kandi nawe ntawe ugihari. Nsigaye ndi nyakame, nsigaye nk'igiti kitagira amashami. Tugaruke ku baganga baba bari kwita kuri Taniya, barimo bashitura umutima, bakomeza kugerageza gushitura umutima, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Hirwa we aba ari gushitura umutima we, ari nako yibuka amwe mu magambo yagendaga amubwira, ziwe, akibuka uburyo yamubwiraga ko ari mwiza, ari umusore mwiza. Byose bikamutera intimba. Agera aho ngaho agasohoka, kubera ko ntaba ari kubyumva. Gusohoka cyoza aramukurikira, kumubaza bigenze gute, usohotse ese ko dutereranye n'indi uri bumwiteho, twanzure se ko ibyo byarangiye.
yirirwa araceceka akabura ikintu n'ikintu na kimwe abwira cyoze. Udakomeza kumuhata ibibazo bakavuga ati nkeneye kwitekerezaho. Yirirwa arongera akibuka neza neza mushiki we, akibuka uburyo yamupfiriye mu biganza, akareba ibiganza bye, aribwira akavuga ati Mana, uyu mwana w'umukobwa natabaho ntabwo nzongera kuvura, sinzongera kwitwa Dr. Hariya yagenda yihagarika yenda ajya gushaka indi mirimo y'amaboko nkore. Ese Mana byaba ari ibiki? Nananiwe gutabara mushiki wanjye apfira mu biganza byanjye, nananiwe kuvura uwo nakwita nk'amabukwe, n'uyu munsi aracyari muri koma. Nabuze icyo nakora, sigaye ntinya no kureba mu maso ya Alain. None Natania nanirwe kugira icyo nakora. Mana, niba wumva gusenga, niba ko kubaho mu kano kanya numva nanjye mfite ugushidikanya kwinshi, sinzi icyo gukora n'icyo kureka, ariko niba ko kuriho ukabukora ukabutabara, ndakwinginze, sinzi ukuri bubigenze, sinzi n'ukuri bubikore, tabara Tania. Ese iyi nkuru yakumvikana hehe? Akiri aho ngaho Vanaza musanga kuko ati Dr. mushiki wanjye kuko byarangiye. Hirwa mu kumubona ahera ko yibuka ko umuhagaze imbere ari umwishwa we, akaba umwana wa mushiki we. Agira atya akamuhobera, nta kindi kintu amusubiza uretse kwica umutima gusa, imitima akicecekera. Agira atya agasubira mu cyumba Tania baryamyemo, cyane ko aba arwariye mu cyumba cya wenyine, ifungiranamo wenyine. Agatangira kuvuga ati Mana, ubwenge bwanjye ntahabugarukiye, nta kintu n'ikintu na kimwe mbashije, nta kintu n'ikintu na kimwe nishoboreye. Yewe nta n'icyo gukora mfite muri kano kanya. Sinzi icyo gukora n'icyo kureka, ariko ndakwinginze umbe gukoresha ubwenge n'intekerezo zanjye, basi ukorere mu mbaraga, ukorere mwami mu bwenge bwanjye, mu mbaraga zanjye zose ngiye gukoresha, ugaragaze ukuboko kwawe. Aho ubwenge bwanjye bugiye kugarukira, naho imbaraga zanjye ziri bugarukire, basaye aba yuhira ukora. Ese ubumana ubu nawe naba ngiye kumubura kano kanya, nari
ntangiye kumubona mu mushiki wanjye. Mama na muzeyi baramukunda. Uyu ni umwuzukuru. Mana nazakira iki gikomere. Sinzi ko nazabikira. Tangira kwita kuri Tania. Ubona asa n'ufite ubwoba ariko agakomeza kubikora. Gusa agatangira gutitira n'amaboko. Ubona ko ubwoba ari bwose. Ako kanya Shoza ahera akamukomangira. Akamubwira ntago wabyifasha wenyine. Nta nubwo utuje. Wakingura tukagufasha. Birirwa arabihorera. Andi ba doctor n'abanasi baba bari hanze aho. Bategereje kumva no kureba icyo ari bukore. Lydia nawe ahera akagera aho ngaho ako kanya. Ubona bamurandase. Harakimubona ahera ko yikanga. Aramwegera akamubaza, wowe kandi ko mbona ufite agakoni basa naho bakurandase bite byawe? None se umuntu arareba yarangiza akagenda nk'impumyi? Lydia ati icyo kibazo uri kumbaza sinjye wakabaye ukibaza. Genda ukibaza umugore wawe. Niba uzi impamvu umeze gutya. Harata umugore wanjye niba uzi impamvu umeze gutyo. Mwahuriye heza. Nose yaguhaye niwe wakubwiye ngo uze witwaye nkaho uri impumyi. Lydia ati ari. Urabona ari njye wishimiye kuba ameze gutya. Ese urabizi neza ko ari njye wakabaye uri hano ndi ku mwana wanjye? Harata umwana wawe wuhe? Lydia ati wabibwirwa n'iki se? Kuba utazi igihugu kirwana n'ikindi. Ko nirwa ndwana ishyaka ku bana banjye. Numva ntazi. Satani agiye gufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima. Byose atari ukubera ko ameze gutya. Menya hari ko byakira byamunaniye. Ese uriya mwana muzamutera agahinda kugeza ryari? Ari wabuze uburibwe uriya mwana ari kunyuramo. Ndi no gutekereza ko yaba ari depressed. Ubu wabona kwakira ibintu nyine yanyuze ari kunyuramo kano kanya n'ibyo musaza we yanyuzemo no kwakira ubugome n'ubugwari bwanyu bijyamunaniye. Arangije ahera ko yumva ko yakiyambura ubuzima. Ese ubu abantu bose bazapfa kubera amafuti n'amakosa yawe. Reka n'umwana wabyaye aze yiyongere kuri rina. Hejuru y'ubupfapfa bwawe n'ubupfayo. Hejuru y'uburofa bwawe. Ariko ntago kugeza ntago ndi kumva ikintu ushaka kuvuga. Nose gute nyine. Lydia turaho utazi se cyamuteye kuba ari mu bitaro. Ubwo uraho utazi ko ari yagerageje kwiyambura ubuzima kubera kunanirwa kwakira ubugome bwawe by'umwihariko bw'umugore wawe. Ariko njye simbyumva. Lydia tuzabyumva neza nuzika.
umva ridi ugeze aho ngaho hano wanjye ntabwo yapfa Lydia ati ntabwo yapfa bamuzanye kwa muganga se ubundi bitarangiye ubundi se uba hari urabizi neza ko ari bugaruke ibuntu Mbabajwe nuko nashoboye kujya ngera ku mwana wanjye ndi kumureba gusa ubundi wo kwicara hamwe kugira ngo ngire aho njya biri kunsaba ko hari umuntu ubanza kuza akaba ari wundandata kanyereka aho nyura ariko se biriseriye kuko ntabwo uri kureba Lydia ati oya noneho ndiyo ndagukinira tiyatire hano ndiyo ndagukinira filime aratangira gusa nugerageza mushiki we karebe koko niba atari kubona avuga atego siko bya bintu bishaka kuba biri serious se bose kandi we nibiki byakubaye ariko ibibazo biragwiye ubaye impumyi kandi yari mu bitaro bunini iki kiri kujya mbere ibi bibazo ko mbona bigiye kuba nka cyagiye cya Rina ko numva mana yanjye ntago mumbabarire sinshaka gusara ndati gusara ahubwo iyo bafataga agasozi ukita ninde wiyanze se babajwe no gusara kwawe abandi twarasaze byararangiye uraho ngaho gusa urajagaraza umuntu uri kumujabiriza ubusa ndi gutya atari ukubera umugore wawe ariko ntibyumvikana umugore wanjye se niwe wagugize impumyi yakugize impumyi atese Lydia ariko wagiye kumubaza ubundi baraho atari hanora nayo heragaze ko numva ariko ubundi uri kumva ugomba wahereye kare barambaza bambaze iki cyabaye Lydia tusobanurira umugabo wawe impamvu umeze gutya ati byuko umeze gutyo se njye umeze gute se ubundi wabaye iki Lydia ariko noneho mana yanjye abantu baraguye uriyo urambaza ngo nabaye icyo ari we wangize utya bahati se nakugize gutya ukuye wabaye iki n'iki cyakubaye Lydia araseka akumirwa akavuga atari kwa mugore we n'uba ntabwo ari wangize impumyi bahati ngiye mugira impumyi buhumyi se burya se uri aho ngaho utareba ntabwo uriyo urarebara umutima yaba wari uzi ko nashakaga gusara mu maso ugifite ubwenge ibyo bimariye iki keretse upfuye Lydia akomeza kuvuga ati wa mugore we Stani pe ubu nibwo ndiyo ndabibona uri kumbaza ngo nabaye iki kandi byose ari wabigizemo uruhare nayo ati ibintu uri kuvuga ntabyo sinzi n'ibyari byo ahubwo se kuko ntabwo uri kureba ntabwo just uri kugira ngo tukugirire impuhwe Lydia ati wavuga ibyo bintu uvuze wabigarukamo wabisubiramo ati sinabisubiramo ubu wowe wahumye gute se umuntu wavutse atari impumyi ashobora guhuma ubundi se ku myaka yawe wahuma uri umusaza ntucecuye humishijwe n'ibiki humishijwe nande ariko maya ntabwo ibi byose ni maya wabikoze ibiri kubera ahangaha ni ibiki hakumenya muri kunkinira noneho filime aha ubwo neza uje wigize impumyi ngo wumvishe abantu uburyo mayere wakugize impumyi njye nakugira impumyi ubwo bushobozi ndabufite
Dawidi umujinya uramwica, afata inkoni yari afite akagira atya neza neza akayikubita Maya. Maya mu burakari bwinshi asa n'umwegereye ngo amwishyure bagire gutya barwane. Ariko aragasa n'uwitambika. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha, bikomeje kuba amayobera no kugorana. Inkuru yitwa Warahemutse n'ubundi. Yewe nitwa Atete n'injyo yandika kandi nanjye uyibagezaho. Reka tuzahore mu bice bizakurikira. Byose twibaza bizasobanuka mu mapati akurikiraho.